kuko babonye aravanze n'ibyo byose ngo numumeti ariko kuko babonye ni inzobe nyine aravanze ukuntu ni inzobe n'iki ariko wa wundi wabyawe n'umunyarwanda n'umunyasudani y'epfo nawe ni umumetisi none ugiye kumuranya iki kintu nta kikuburanye wese ijambo ibyo byo kuvuga ngo umumeti bisobanuye iki ikindi kintu cyanshimishije shaho nkikubona gusumba ibindi jade nabaye nkimubona nyine ndamubonye cyasanga twajyanishije shaho oya ariko mwari mwabivuga nta kintu na kimwe twigeze tuvugana pe nta kintu na kimwe twigeze tuvugana natungwe ndamubonye cyasanga hejuru yambaye ikintu gitukura nambaye ikintu gitukura ndavuga ati wow ibyo bintu urabikunda uko nabikora nyine narabikunze bikora neza ubikora neza amaye oya ntacyo bon natangiye kumukunda igihe kinini cyane ntangiye kumukunda bon ndakunda icyambere ndakunda ukuntu ukina ndamufana wawe ariko rero hari ukuntu ukunda gukina kenshi akunda ababebi nyine niki kintu cya mbere wumva wamusaba ahangaha ku buryo rwose binabaye ngombwa n'abadukurikiye bazatwishyura bati ikintu yamusabye byibuze cyarakunze kimusabe live mu kiganiro ikintu cya mbere numva namusaba yes katwasuze mwese mudukurikiye kuri Iris TV twizera ko mukomeje kugubwa neza mba ikaze ndetse nabashimira mwese mudukurikira mukaduha n'ibitekerezo bitandukanye ku biganiro biba bigiye bitandukanye tubategurira nizere ko mukomeje kuryoherwa n'ubuzima iyo ubuzima butameze neza buri umuntu akora iki bwana Tukowote iyo umuntu atameze neza akajya kwa muganga yegereza mikoro kumva neza miriye iyo umuntu atameze neza ajya kwa muganga ya nta kindi kintu yakora ni iki kindi se ujya kwa muganga ni ukubwira ngo genda uryame genda unywa amazi menshi genda ufata umuti runaka cyangwa se inzara genda urye ni ibintu byoroshye cyane wakwicwa n'inzara ukajya kwa muganga hari igihe wicwa n'inzara ukajya ngo ni malariya c'est vrai umuntu yagutuka ukajya kwa muganga yantuka wenda mu buryo ahubwo icyo gihe ntabwo uba wishimye si ukutamera neza ariko iyo utishimye utarameze neza oya ushobora kuba utishimye sibyo kubera ko bagomba kuguha miliyoni bakaba baguha 900 ariko urumva ko utameze nabi umeze neza ariko ntibishimye uri umudive na nimwe tujye twicara tugatera ikiganiro ngo nkuburanye ngutsinde ndabizi reka no kwivunira ubusa ariko mbese nibo badatsindwa abadive ngo baraburana cyane ibyo nakuse numva nago mbizi oya nawe ni umudive ariko nge ndiwe nawe uriwe ubwo rero tugiye ari igihe tuzafata umwanya tukaburana tuzajye mu nteko tuburane kabisa ariko byibuze urishimye ubu ngubu kuri aka kandi tishimye rwose cyane rwose kuko mvuze ngo sinishimye ntabwo ndi kurenganya Nyagasani kubera ko kuva yanyicaje iruhande rw'umukobwa mwiza nk'uyu nguyu ese ni gute nawe nishimye umva ndaje mbigaruke mu kanya reka maze ni Erikaza abantu muri za diaspora zitandukanye i Burayi Australia muri Canada muri America aryo bose kuko tuvuga diaspora twavuga bya bihugu byo hanze nanjye nibyo nangiye kukubaza Kongo si diaspora Uganda si diaspora uri mu Burundi waburi mu diaspora reka ningo kunguje umva kumva umuntu ngo uriya muhungu ko babonye aravanze n'ibyo byose ngo numumeti ariko kuko babonye ni inzobe nyine aravanze ukuntu ni inzobe n'iki ariko wa wundi wabyawe n'umunyarwanda n'umunyasudani y'epfo nawe ni umumetisi none ugiye kumuranya iki kintu nta kikuburanye wese ijambo ibyo byo kuvuga ngo umumeti bisobanuye iki umumetisi rero ubundi ni donc ni imvange y'umwirabura n'umuzungu jade nawe yari umunyarwanda umbyaranye n'umurundi twatubye umumetisi none uzi ko ibyo bintu mutabikurikiranye ni ukuvuga ngo barya wize iki muri secondaire ahubwo reka nkwereke ikintu ahubwo twebwe twabaye abanebwe mu gusesengura umumetisi ni igihe havutse umuntu
uruhu rwirabura n'undi uruhu rwera no niwe mu metisi no 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 reka mubaze ikintu ko bavuga babona umuntu ahise ngura n'umuzungu ubundi umuzungu ni uwuhe umuzungu n'ufite uruhu rwera ni ufite uruhu rwera umushinwa si umuzungu umushinwa harya bara ntago rwera mureke manze nangira mu rubanza kandi ndashaka kubanza kubakira mu buryo bw'umwihariko cyane ko uyu munsi ukuntu musa ukuntu mugaragara ukuntu n'impamvu mwicaranye aka kanya ishobora kuba inakomeye abantu bataza uretse ubu ugiye kumburanya uvuze ngo ukuntu dusa jado ibyo byose iyo wavutse nta bibazo birimo ukavukira muri clinique runaka cyangwa muri hôpital général runaka byatse bikuze ntabwo wabura gusa neza so mbabare kuba mbivuze gutyo ko ushobora kuba waravukiye nk'umuntu bari kugenda urumva ukuntu umuntu avuka bari kukujyana kwa muganga kandi bagutwaye mu ngobyi urumva niho ugasanga uvukiye bakwise ngo kanyenzira naho habyara imana bazawe reka mbanze mbashimire ukuntu nubwo sinzi niba mwabiteguye cyangwa se byahuriranye ukuntu mwambaye kara ya leti hejuru ni ibintu byantunguye cyane mwabyisanzemo ariko birashoboka yuko mu Gifaransa baravuga ngo ni les effets du hasard noneho byanarengaho uyu mwari akambara umupira wanditseho lo v ariko irimo hagati ya ona na vi love sinzi icyo bisobanuye aradusobanurira reka tubaze tumwakire mumwegereze mikoro amakuru umeze neza umeze neza ndashima nta kibazo banza uramutse abantu ni Iris abantu bako baradukurikirana kuri Iris TV ba diaspora zitandukanye n'abari badukurikirana bari mu Burundi mu Rwanda n'ahandi hose hatandukanye ndabaramukije urabaramukije ndabaramukije okay ndabaramukije bose hanyuma oya nibyo nanjye kugarukaho tugiye guhereza mikoro databuja buriya rega buriya nuko nyine muri no minsi mu Rwanda kuntindira umuntu uri kundya oya mu Rwanda dusigaye kwera guhesha agaciro igitsina gore kari karatakaje bitewe no kera mu muco barababyinagazaga bakasanga barabasubiza inyuma dusigaye twarabahaye ijambo buriya niyo mpamvu ubonye abanje ubundi ari nka kera ubu ngubu ikiganiro tuba tugihagaritse umugabo atabanje kuvuga ariko reka tuguhe ikaze Irunga nange nitwa Irunga Ronje ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cya Iris TV ndagira ngo mbabwire ko ndi kumwe n'umukobwa hano witwa Brenda mugabo arashemeye cyane yaduswaye mu nogo mugabo rwose namwe murabireba muri diaspora bari mu Rwanda bari Burundi yewe turabacengurukiye rwose turabamukitse bose abari mu diaspora zitandukanye gose abari Bujumbura indimi ntago kiri Tukowote wa wundi twahinduye indimi twinjiye i Burundi i Bujumbura katikati yego gose andi matsina yose kubanye gambega mugabo bitonde kabo abavyeyi barampaye amazina bamwise Irunga Ronje ingana kazina kanyomo Irunga Ronje nakazina kabatamba nyine Irunga bisigura iki none bisigura rome foro okay rome form hanyuma Ronjini twagitaga kera mu Kinyarwanda Ronjini ni nko mu Kinyarwanda ni nko kumwita ngo mugabo mugabo mushinga ntahe umutama okay yes ngaba rero ni couple nziza tugiye kuganira uyu munsi nimvuga couple ndeba nabi couple ibintu byose biri bidere nizi ni couple zintoki zini couple nande na kuponge hanyuma yari couple ibintu bibiri tutitaye cyane ku mpamvu yabyo cyangwa se n'umubano bifitanye ariko muri abantu babiri umunsi cyo kuganira ndetse nishimiye cyane umunsi kuba twicaranye mu by'ukuri ushize twaraganira twagiye ikiganiro cyiza abantu baragikunza dona comment nyinshi zitandukanye bamwe batumva ukuntu utarishima ariko natungwe no kuntu bambwiye ko uyu munsi rwose
wishimye. buriya rero hari ikintu utazi sibyo ni ukuvuga ngo bucya bucyana yanze hashize igihe kingana hashize amezi 3 amezi atatu iminsi 90 banyuzemo ibintu byinshi cyane cyane gose yego ndagushubije hanyuma mwigeme wacu twaraganiriye nawe mu gihe myinshi ishize umbwira ukuntu ukunda uno mugabo cyane mva yambwiye ati mana yanjye birenze ati birenze uko ushobora kubitekereza uburyo yabisobanuyemo nibyo ahubwo navuze ni muticaranye mu kiganiro kimwe reka tuyimwe nabyivugira tubwire uno mugabo mufata ute watangiye kumukunda ryari kubwiye mpamvu rukumukunda urukundo rumeze gute ese byarenze ubufana bigera ku bindi tubwire byose bon natangiye kumukunda igihe kinini cyane ntangiye kumukunda bon ndakunda icyambere ndakunda ukuntu kina ndamufana ariko rero hari ukuntu ukunda gukina kenshi akunda aba baby nyine ukunda gukina nyine utacinga aba baby kumubaka nyine cyane sana ukabikunda se ibyo bintu urabikunda uko nabikora nyine narabikunze abikora neza ubikora neza amaye oya ntacyo wasanze abikora neza ubikora birawa kuri kamera nyine ushobora kubikora neza okay ibindi bintu wamukundiye bindi usibye kuba bikora neza n'ibiki bon nyine nabivuze ikintu cya mbere ndamufana ako birenze apana bwa bufana bw'ubwana bwa fake ndamufana birenze by'indani wewe ushatse kuvuga ko wishatse kuvuze ngo kumufana birenze ushatse kuvuga iki iyo byarenze ubufana bibiki ariko Shadona ntubaze ibibazo byo gufuha ntabwo ari njye wakubwiye ngo ntujye imbere ya kamera ukine sibyo wahisemo kujya inyuma ya kamera none ngo umustar noneho rero gerageza ntugire ntufuhe genda gake ariko ndi kugenda gake none reka mbare we mbibaza iyo umuntu agufanaga bikarenga ubufana ubwo rukundo rw'ubufana rukarenga bita bibiki icyo gihe nteka ko ubundi iyo umuntu umufana uramufana karangira ukagenda ugakomeza kumukurikira uri muri saro yawe uri hehe ariko none iyo byarenze kuba umufana akenshi biba byagiye no mu buvandimwe aba ari wa muntu ushobora kuvuga ati mfite ikirori runaka ntuwirirwa unanamutumira aba agomba kuba birimo byanze bikunze aba ari wa muntu ushobora kugira akabazo runaka mu bantu batanu ushobora gutekereza ugahita uvuga uti wa muntu umfana cyangwa se wamufana nagahita avuga uti wa muntu umfana reka muhamagare ngira icyo mubwira umva ko biba byageze ku rwego rwo kuba mwabaye abavandimwe yes ubwo iyo birenze ubufana urukundo rw'ubufana urukundo rwa kivandimwe niko bimeze ubu muri abavandimwe cyane rwose akse kuva indimwe aha okay reka tubyemere kuko ari gusa nyine nicyo wavuga murahuye n'ubwa mbere muhuye navuze ko ni umunsi w'agatangaza ndetse nanishimira Imana ko nabahuje bigakunda bro ndakushimira ko wanyemereye ukaduha uyu mwanya ufite akazi kenshi yewe nubaha umufana nimba umuntu akubwiye ngo aragufana biha agaciro kuko muri miliyoni 10 zituye kino gihugu akaba avuga ati n'umuntu ndamufana biha agaciro kandi nabishimire n'Imana exactly niwe yakwiterera hejuru wibuke ko uwo muntu akubwiye ngo aragufana ni nk'ari we boss wawe bya bihangano byawe natabireba ntaguzunguka ejo ntabwo uzakora ibindi ariko nimba akubwiye ati ndagufana yatakaje amafaranga ye agura mega zo kugira ngo arebe bya bintu ukora nawe bimwubahire nta kindi kinagusabye aragusabye ngo muhure muganire mwungurane inama anakugira n'inama wenda hari nk'abantu abona ko wakoze igihe ukora udukosa duke ko twebwe akashikisha amakosa yacu ntabwo tukunze kuyabona ko tuba twiyemeye byahatari ngo nabikoze bana byarangiye ariko umufana ku ruhande yari tuvuga ati ari ahantu yo bigenda gutya rero iki gihe utamuhaye agaciro nawe ubwo nta gaciro uri kwiga exactly ibitekerezo bya erega nubwo nari mwujya umburanya ukamburanya mpaka nkunda gutsinda ariko ubundi iyo nakuburanya ubu ngubu uri kuvuga ngo iki iryo jambo mbwira ngo uburanye wari kurisimbuza iki
Ega ntabwo ujya utsindwa n'icyo pfa nawe ibintu byose urabidefanda hanyuma reka nigarukire ku mwigeme wacu ukurikije uko wagiye umubona kuri kamera umufana ureba ibikorwa bye nuko umubonye live urabona ari itandukaniro urabona ari iki ubona gihindutse ku buryo wajya kumufata bimeze bite uko ndamubona kuri kamera nuko ndamubonye live hari itandukaniro like kuri kamera bamurana nanutse abayonze ari muto ayonze donc abananutse abananutse uzonzwe ubwo mu kirundi abayonze kuzonzwa ni kinyarwanda yego impamvu runaka nimba wari urwaye warazonzwe wazonzwe n'iyo ndwara uri kubyumva noneho we mu kirundi bavuga konda ariko si unanutse ntubuzonzwe yunanutse ntubuzonzwe oya biratandukanye c'est vrai none ushobora kunanuka bitewe n'inzara n'ubuzima bubi n'iki kunanuka bitewe nuko ari wowe ushaka kwishyira kuri uwo murongo nta kikuzonze uragikera kikakuzonga oya ntabwo ugikera ukera inzara muri we gakuzonga none se iyo uri muri sport uri muri gym n'ibiki byose uba wakereye kigomba kukuzonga sport irakuzonga kuzonga ni par accident nukuvuga ngo hari indwara runaka hari ikibazo runaka ufite hari deception hari ikintu nk'ibyo ngibyo birakuzonga ni nk'ikintu cyakujeho gutya utari wapanze utari wateguye ariko noneho kunanuka biterwa n'impamvu runaka ahubwo ikintu kirakuzonga cyamara kukuzonga ukananuka oya iyo unanutse wamanje kuzonga iyo unanutse ari ukubera kuzongwa uba wazonze ubwenge bwinshi bukomereza hanyuma wajya kubona ari umuntu unanutse kubona noneho ari bogari yataye ibindi babonye bidasanzwe kuri we ongera umurebe neza ariko waya nakurebe neza siko muri wabimbwiye nabikubwiye urabyibuka jado ari gushaka kugira ngo abimenyereho none nawe ajya kandi kubikora oya jado twabanje kuvugana mu ibanga imbere yuko tuza ngaha twari banje ntacyo nanjye ndababaza ibyanjye byo mu ibanga bindi mwagize ntago mbijyamo ni kubaza just mu izina ry'abafana bacu n'abakunzi bacu ikintu gusa nabonye gitandukanye n'ico ibindi byose ni wawe ndi nyene mpora mbona kuri kamera uretse ko kuri kamera yasura itose imeze neza baby face sibyo umusatsi gusa ubundi ni baby face ariko ujye ubibona ugira isura itoshye cyane ku buryo no kuri kamera bigaragara niko bimererega ndeba nawe ukuntu ameze kubera iki ifite umutima mwiza ariko noneho we jya muri miroir yawe urebe bazabaze njye muri kamera jyaho uranayitinya jado byarambabaje nayitinya uretse kurumura byarambabaje isi yarambabaje jado muna ndaramwinginga shango nze muri kamera kanga reka ariko ndamaze kwikubwira kenshi reka da umupfumu muragurira yarambujije kuri kamera none se nawe umupfumu ngo ari filime bamwe ngo igikabutura kinye filime ngo yitwa ikibutura ikabutura iyi nyine ikikabutura umupfumu ngamutegeka kujya umutipe kujya aho yambara igikabutura kandi ari umukire ubwo nibyo abapfumu n'abanga reka two kubikomeza nako ntago mbanga yari abavuzi aha dukomeze rimwe na rimwe naho ruca ko baraba oya kugira bamuvure ariho ariko urutanga rw'amaboko ejo bundi nigeze kuvuga ibintu numva koko nibyo ijambo umupfumu tubifata nabi kandi bituruka mu gupfumura kureba aho utarebaga ugapfumura mbese ni nkuko ushobora kureba ibintu mu ntekerezo z'abandi batabasha kubona wenda n'ikinyarwanda kiragoye cyangwa bitewe n'uburyo abantu baba baragifashe ariko reka noneho tugaruke kuri irunga tukowote ni menshi abantu benshi bajya bamenya wakiriye gute uno mwari umurundikazi kuba yarafashe urugendo akaza mu Rwanda ariko yanagera no mu Rwanda akavuga ati mfite umuntu nkunda mfite umuntu mfana by'umwihariko akanakugeraho agakoresha imbaraga zose tukaba twakubonye mu buryo butoroshye wabyakiriye gute kubivuga utareba ku mutima wanjye biragoye ariko birashimishije byashimishije kandi noneho byanyeretse yuko hari abantu bakifite umutima mwiza nimba umuntu afashe
amafaranga yiwe akava i Burundi akaza okay je vais bien aje gutembera aje kureba u Rwanda ndumva ari ubwa mbere wari uhageze yes aje mu Rwanda ariko none aranavuga noneho muri karandiriye yanjye harimo no kureba Irunga sibyo ni ibintu by'agaciro kanini cyane niyo mpamvu nanjye byanshimishije cyane niyo mpamvu nanjye wambwiye ngo hari umuntu gushaka umufana wawe ashaka ko muganira ashaka ko mukorana ikiganiro ngahita mbyitabira pe ariko ubundi ntabwo wari kumbona Jado nta kintu kitaragisabona rwose biragoye ahubwo uraza no kumusengerera cyane yes mu rwego rwo kwerekana ko bivuze ngo yatabariwe ntabwo tuba tubonanye wapi kabisa imyaka tubanye umunsi umwe ubonye umuntu ese umundi uti nguhinduka warahindutse nibyo ko bimeze nakubenda iminsi 90 ari myinshi ukuri kw'Imana warahindutse amezi 3 ashize warahindutse cyane nuko rero nabyishimiye cyane kandi nawe nabimubwiye nabyishimiye kandi nanjye namwemereye ko nta mezi abirashira tagiye i Burundi rwose nzajyayo kandi nta kizaba kinjanye kindi okay no gutemberayo mperukayo kera no gutembera no guhura nawe noneho kwivuko gufata irembo se n'iki rero urumva buryo umugabo ahagurutse akajya ku ivuko ry'umugore umushonja rotarya ni ikigaragara yuko Jado ukeneye umugore nimba mvuze ko ndafite umugore nimba mvuze ngo kujya ku ivuko ahita wumva gufata irembo njye mfite umugore ejo nyine wa kabiri dukomeze dukomeze bana no kuvuga rero nimba mvuze ngo nzajya kwivuka iwabo nuko ngo kujya mu gihugu cye nkuko nawe yaje mu gihugu cyanjye yese nkajyayo byo nabandi bakinyi ba filime baba i Burundi na benshi n'abashuti banjye tukahura n'abafana benshi barahari byo baranyandikira Bwambere tunamusuza Bwambere tuboneho kumusuza rwose n'umushinga naye wacu mutamu wacu cyane rwose kandi nkunda umuhatagira mu kugira ngo sinema y'u Burundi zamuke itere imbere siko rero nabyishimiye cyane pe nabyishimiye kandi nawe nabimubwiye biraza gukomera ibintu bigaragara burya ngo umunyarwanda yaravuze ngo ngureba ngo igihu ngo cyemerenyutse igihuru kizavamo igihunyira nyanyibukije kuko ikise byaba biri kumbuka ariko byimenyere ubyivugire okay naka tubirenge niyo nimushaka no kuvuga ngo igihuru kizavamo igihunyira yangibonye hakiri kare byo birakureba indeba njewe hanyuma ikibazo cy'amatsiko bwa mbere ubonye visage yiwe kuko numwe mu bakinyi ba filime bari kuzamuka neza i Burundi twaraganira mbwira ko yanatwaye na award ariko tukagira cya kibazo n'ubundi still cyuko rimwe na rimwe usanga produit cyangwa se amafilime yahari i Burundi akenshi nago mu Rwanda abantu bayareba nago baratangira ku muri no minsi kuyakurikira cyane n'ubwa mbere bamubonye isura n'ubwa mbere nari mubonye hari abantu b'i Burundi bakunda gupostinga amafilime azasohoka n'ibiki byose bigenda kubona ari ifoto yiwe ubona yababaye ukuntu yababaye ndamubona ariko ngiye namubonaga nzi ngo ni umukinnyi wa filime bisanzwe nzi ngo ni umukinnyi wa filime gusa nkuko nawe yanbona akabona ni umukinnyi wa filime gusa ariko sinzi apare ko umukinnyi wa filime harimo no kuba afana Irunga Mana ntabwo icyubahiro cyane noneho reka nkwibarize kuba muhuye uyu munsi wenda yagiye bigarukaho ati buriya niba utaha bizagenda gutya na gutya wowe uri guteganya ko niki kintu cya mbere wumva wamusaba ahangaha ku buryo rwose binabaye ngombwa n'abadukurikiye bazatwishyura bati ikintu yamusabye byibuze cyarakunze kimusabe live mu kiganiro ikintu cya mbere numva nonsaba ndashaka ko dukorana filime nicyo kintu cya mbere ushaka n'ibindi agusabye n'icya kabiri komeza numva akigufitiye fair rwose zo kugufasha ibintu bitandukanye ushaka taxi cya kabiri kabisa shayi cya kabiri ndaza kigusaba mu ibanga atari imbere ya kamera nta rugambo ushaka ceceka ndabona umuntu uri gukubita jaho umuntu uri kukurya uri kurya ndi kumva ceceka rero okay abadukurikiranye reka nsubize ikibazo ceceka ari ikihe cya kabiri waretse ko nsaba ijambo ese
tuza ngo reka nunze okay nkuko Bwambere nasabye ko nazakira muri filime yawe cyangwa tugakina na filime tukikorera iwacu ni ukuvuga ngo yaba ari filime yaba ari cyangwa se ari n'undi muntu asabye ati reka nkinane n'uriya muntu njyewe mbivugiye imbere y'abafana bose mbivugiye imbere y'abakurikira Iris TV ndabyemeye ijana ku ijana mbyemeye nta muntu mpase nta muntu ugize gute ndabyemeye pe nta wagushyize muri ndabyemeye byemeye n'umutima wawe nta nda y'umujinya nta kibazo mfite rwose njye ndabyemeye kandi mbyemeye n'umutima wanjye wose wahuye n'umuntu wa nyawe reka ndagira ikintu ubyakiriye gute ntago ari amahirwe aboneka kenshi ndabyishimiye cyane kuko ni we wa mbere rwose abyemereye reka ndagira ikintu icya mbere nishimiye kuba twahuye nishimiye kubona byanshimishije cyane ikindi kintu cyanshimishije shaho nkikubona gusumba ibindi jado nabaye nkimubona nyine ndamubonye cyasanga twajyanishije shaho ariko mwari mwabivuga nta kintu na kimwe twigeze tuvugana pe nta kintu na kimwe twigeze tuvugana natunguwe ndamubonye cyasanga hejuru yambaye ikintu gitukura nambaye ikintu gitukura ndavuga ati wow mu nzozi zawe ukajya muri nuza esprit astral ugahita uyibaza genda urebe wentereje esprit yiwe uyibaza ari Bwambare nguki aravuga yambwiye ari Bwambare nuza k'umweru itukura ngero nta pantaro y'umweru ngira wapi nari kwishyiraho ubwo nta kintu urumva byaba bisobana nk'ibi ukuntu wiwiranye ni nta kintu bisobanuye ubwo ko muri wowe bisobanuye nyine ko turabavandimwe ni bwa muvandimwe yavuga none jado kwishaka kubiha ibindi bintu jado basi nawe ndagushimire kuba wampuje n'uyu muntu sinogenda nagushimira ako nawe uze kunshimira kuba wongeye kumubona ku bwanjye turashimira kandi yanabikoze ahubwo yanambwiye ati yaba atari wowe ati mbivuze imbere y'abantu ntabwo nari kumufatira urumva turaza gushimira nyine ibintu ni magirirane rero irunga ubona biterwa n'iki kuba yakavura gatangiye kugwa ari kenshi dushobora kwigira haruguru mu kanya ho gatoya ariko reka manze nkubaze kano kabazo ubona biterwa n'iki kubona abanyarwanda akenshi filime nyinshi zikorerwa Burundi kandi usanga ni nziza batazikurikira cyangwa se batarazirebye ubona biri guterwa n'iki mbona nabikoreho ubushakashatsi bukeya mbona ko hano mu Rwanda soka filime nyinshi cyane jado ni nyinshi pe ni nyinshi noneho bahugira muri za filime ziwabo bahugira muri za filime ziwabo cyane bakibagirwa kureba filime z'abaturanyi ariko ikintu kibabaza ni kimwe nuko abaturanyi bo bareba izacu kandi nabo bakora filime nyinshi barazikora pe ariko noneho bakavuga ati no rifoka tureba n'iz'abandi twarebe bageze kuki uriko twebwe ko kadefo turagafite twihugiyeho cyane turi kureba ibyacu ariko rema twakagumya no kureba iby'abandi kugira ngo turebe ikintu bari kuturusha ni igiki natwe turebe ko twagikora ariko nkeka ko bizagenda bikemuka yes reka gace kacu rero tugiye gusoreza ikiganiro reka tukahagararemo n'imvura tumereye nabi turi mu gihe cy'imvura no kubyihanganira ariko nsigaje ibibazo nka 2 3 4 ako siko mwenda no couple yanyu bijyanye ariko ibushize naganiriye na Irunga tuganira byinshi abantu bakunze ikiganiro ari ibyo bagiye bansaba gutanga uzamugarure tubigarukeho avuga ati Irunga ati use umwaka utaha cyangwa uzakurikira ati wenda tubyemere ko imyaka yashize twarayihanganye igiye kuza 2 3 cyane ko twabonye n'umufanakazi byarenze ubufana bikagira uko bigenda duha icyizere wasi cyuko tuzataha ubukwe bwawe cyuko tuzambara amakote cyuko tuzajya gusawe Burundi cyangwa mu Rwanda binevano cy'imyaka 2 3 cyangwa 1 icyo cyizere ntago nabobwira ngo ndabaha icyizere akakanya oya ngiye burya nkunda kuvuga ikintu nizeye neza mvuga ngo iki kintu nyuma y'amezi angahe kirashoboka nyuma y'igihe kingana gutya kirashoboka kubera ko kugira ngo nzajye nkomeza mbwira abadukurikira cyangwa abafana mbona mbabwira ngo ejo nazagira ngo ngahenuka semuhanuka ibyiza rero reka dutegereze icyo iminsi duhishiye
igihe uzabihamya neza ya nibwo nzakwihamagara ntabwo ari wowe uzampamagara nzakwihamagara ngwire ni Jado ngwino ubwire inkuru ndakubyizera nibyo ese umva Brenda wari uzi ko Irunga akeneye umugore agusabye biramutse bibaye nanzerega kumena amabanga menshi buriya niyo mpamvu ndi kubinyura hejuru nkagira n'ubwoba bwo kubigarukaho neza ariko byibuze mubwira abafana biramutse bibaye wabyakira gute aramutse aguhisemo aramutse ateye ivi akavuga ati ni wowe misemo jadura gasutwa ariko oya rega urumva nibyo numva niko kazi kantunze kuvuga byo rwose ndavuga gasutwa biramutse bibaye akabitamo nyine nta mugore afise nanje nta mugabo mfise urumva nyine nyine narenza hiki harya pastor ari hewe ni wowe nyine usigaye ko umugisha ubundi ibintu byemeranyijwe n'abantu babiri bisigaye umugisha ni pastor wenyine nukuri nukuva na kera u Rwanda n'ubundi twatangana abageni ntago bigiye kuba ubu ngubu ni ibintu rwose bigiye kutushimisha abafana ba Tukowote abafana ba Brenda abafana ba Irunga oya byarangiye ngo ngiye rwose ibintu rwose bumva birimo umugisha byumva hakiri kare hanyuma Irunga by'umwihariko twagira ngo tunabwira abantu badukurikiye ko uno mwari afite platform ziwe akoresha afite TV yiwe i Burundi iri kuzamuka mukandiye kumuha umwanya anayikubwira we nunamusabira abafana bakunda Tukowote kugira ngo bazamushyigikire dushyigikire uno muryango tubwire platform zawe YouTube channel yawe abantu bashaka kwita babonaho ibikorwa byawe YouTube channel yanje yitwa Bwambere TV Bwambere TV ukuntu yani nyuzuye ubushize Bwambere TV okay niho hacako ibiganiro byanje yego hama filme zica kuri Buja Movies Online TV ariko barashobora kugenda no kuri Mr Sami Official za Rukundo News TV zose bagakandako okay hanyuma none yakwemereye ko muzakora filme uri gutekereza ko igitekerezo usugira kikwemera kiguha ayo mahirwe uri kumva yari filme ifite ubuhe butumwa mwakorana nawe tuzokorana filme yo kuhanura cyane impanuro izihe mpanuro nanjye nizo ndi kubaza izihe mpanuro ako kushaka kwimara tutaranayize nyine urumva byanga bikunze wari ufite n'ibyo bitekerezo uvuga ati aramutse anyemereye nakwemereye none yakwemereye byarangiye sibikira amagambo uzakeneye filime imeze tugiye kwicara tubyumvire turabe impanuro twotanga bivanye n'ibihe tugezemo turabe ibintu bibangamiye cyane abantu ibintu abantu mvuge gute like nyene turabe ibintu twohanura abantu bivanye n'ibihe tugezemo nibyo Irunga reka ngushimire kuba wemeye kumufasha ndetse nagumye ngushimira kenshi kuko uri inshuti nziza tubana muri byinshi bitandukanye uvugira unafasha n'abantu iyo ubishoboye wowe wumva umuhaye nk'igitekerezo cya filime mwakorana yamugira akamaro ndetse kanamuteza imbere yaba ari filime imeze gute nk'uko yagusubije rwose mu bintu by'ubwenge ubwo ngo filime zose umuntu aba agomba gukora aba ari filime zigomba kuba zifite inyigisho zitanga mu bantu atari kureba filime gutyo gusa nk'uko umuntu abonye imvura ihise igenda gutyo gusa ngo cyangwa umuyaga utambutse aba ari ya filime ugomba kureba ukavuta aha hantu aba bantu nubwo batanze ariko bavuze ku bibazo ndi kunyuramo bavuze ku bibazo nanyuzemo none reka nkurikira ino filime ndebe uriya mugabo ukuntu ibyo bintu yabinyuzemo nanjye ariko nzabinyuramo na wandi ushobora kuba uri mu nzira mbi tukamwereka ukuntu za nzira mbi zishobora kumujyana mu kaga karekare cyane tukamwereka uburyo cyo ashobora kubivamo neza nta kibazo ahuye nacyo nanjye rero nitwicara tukaganira numva namuha igitekerezo cyo gukora filime ikoze ku buzima
rusange yigisha ku buzima rusange ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo twebwe dukora ziriya filime z'abanyamerika ngo amasasu ngo ibiki n'ibiki biriya ni ukuvuga ngo ni umuco wabo natwe rero tugomba gukina ku muco wacu umuco wacu urimo ibihe bibazo muri sosiyete yacu mu muryango wacu harimo ibihe bibazo ibyo bibazo nibyo tugomba kureba none twebwe tukabifata tukabivana mu majwi tukabishyira mu mashusho ariko n'isasu turarasasha ariko abafora muheto kabisa ndabyemera ariko noneho mu gihe nta bushobozi dufite bwo kuba twakora icyo kintu kujya nawe ndukirebye ahubwo ubushobozi bwe nicyo kibazo kuko ushobora kuvuga ngo ngiye gukora intuza filime y'imbunda wa muntu wafashe imbunda sibyo wa muntu wafashe imbunda akavuga ati hari ahantu wapi kabisa ntabwo ari kuri ababigenza waretse kwipasa muremure ukareba ku bintu nawe bisanzwe bikubaho cyangwa byakubaye cyangwa byabaye ku nshuti yawe akaba ari byo wigisha abanyarwanda ukabereka ukuntu bashobora kubivamo neza mu gihe rero tuzaba twicaranye tuzareba igitekerezo cyiza urabona byari byose turi bakuru bihagije ku buryo tuzabura igitekerezo ni byinshi ahubwo cyabasha gukora ku mitima y'abantu ushobora gufata nk'urugero rw'igitekerezo cy'ukuntu umuntu ashobora kuba yarakunze undi akava hano mu Rwanda akajya kumureba i Burundi yagera i Burundi bakaba babisikanye ku Kanyaru nawe yaje kumureba i Kigali yagera ahangaha akasanga ubwo ari nka kera telefone zitaraza yagera nk'ahano akasanga umuhungu nka Jado akaba ufuha cyane akabanza kumudeviya ariko yamudeviya akamubwira ati ko byamera rwose ari Tukowote turi hariya ndamutegereza nibyo rwose inkuru irarangiye turi kugana ku musozo reka mbashimire cyane ku mwanya tugize tukayagamo ikirundi niko bavuga ngo ni ukuyagamo ndanezerewe hanyuma reka tuguhe mikoro ushimire Tukowote umushimire kabisa niba ari n'ubutumwa bundi bwa nyuma wari wibagiwe utamugeneye ubikore kugira ngo dusoze ikiganiro nkuko nari nabivuze Tukowote nishimye cyane ko naraje ngaho mu Rwanda ndavuga ati hamwe nosubira mu Burundi ntamubonye Tukowote niko ibyari kumbabaza ahubwo nani imisi ibiri nari kumara mu Burundi nari gucangaruka canke nkigumira ino kandi sinari no kugenda cyane nagara gushimira gusa harimo n'imitomo akajate nakubona vraiment ndumva umenga byari kungora kuva muri kino gihugu ntakubonye nari nabuze amahoro ndavuga ati jewe nzokora ibishoka byose iyo jada atanabimfashamo nagomba ntangure kuzandaja ku mativa atandukanye mvuga ati yemwe mumfashe gushakisha umuntu yite ari umuntu nashobora kuvanga ntabonye nico kintu cyari gisigaye ariko nyene Imana yabikoze twabonanyishaho nishimye merci okay turashoje ndabashimiye cyane abantu bakuri iki kiganiro ndetse ndabashimiye cyane mwe mwatuganirije Imana ibahe umugisha kuraje cyane mu bikorwa byanyu bitandukanye ntago turi bugaruke cyane ngo yakirinyizi abantu benshi barabizi mwaje mukora ibiganiro bitandukanye ndetse baranazize filime mugira ko kugira ngo gusa tubereke yuko hari ubumwe bwabayeho ndetse wari umufana yahindutse umukunzi ubwo rero ni ibintu byiza cyane abantu muri kudukurikira Jado ari kuvugishwa yabonye umukobwa mwiza none ari kuvugishwa Jado shaka Kigali abakobwa beza ubizi koko genza gake nabi Kigali ko ntagaraba kumusaga mugabo ariko nzambara ikote nzaguherekeza nta kibazo rwose kuri Kwimana wenda nawe wabona uwawe tuzamushakira Emilie niba utaragira uwe atarubakurwe yes turashoje ariko wewe ari ubutumwa bwari busiga nawe watanga yaba kuri film industry y'u Rwanda n'iy'u Burundi muri rusange yaba abakinnyi bagenzi bawe nkuko nabanga bari kumwe n'abagenzi baje n'abakinnyi ba filme ndetse ariko wenda mbabarire umbwire ko amaze kubona nka tour nk'ebyiri cyangwa eshatu z'abarundi baza gukorera filime na sindabona tour z'abakinnyi ba filime mu Rwanda bagiye Burundi kujya gukora iyo filime dufite amahirwe turagufite ubu umbwire ikiri kubitera nabyo urakoze mbere na mbere ndanabanza gushimira Brenda kuba yavuze ati ngomba kubonana n'umuntu mfana tukaganira tugakorana ikiganiro buri kintu cyose cyo kintu cy'agaciro cyane kandi ndabimwubahiye rwose Imana imuha imigisha myinshi cyane noneho kubyerekeranye nuko navuga kuri industry yo mu Rwanda cinema ni Burundi okay ziracyari mu nzira ndende yo kwiyubaka turi kwiyubaka cyane ariko noneho
namwe mudukurikira dukeneye ibitekerezo byanyu dukeneye inkunga zanyu kugira ngo ibyo tubahereza tubahe ibintu bizima kandi bifite agaciro binarambye ku buryo n'umuntu ubibonye ahita avuga ati hano ahantu koko bari abantu bakoze igikorwa kizima noneho rero no kubyerekeranye nuko wambajije uti ese ko hamaze kuboneka groupe nk'ebyiri cyangwa eshatu zivuye i Burundi ziza mu Rwanda kuhakorera filime mwebwe bitse ko nta bantu twabona jado najya nkubwire ko buri kintu cyose kigira intangiriro kigira intangiriro kikagiramo aho kigeze kikagira naho kizarangirira nta kitagira iherezo rero natwe iyo ikintu kitangiye haba hari abantu bagomba kugitangiza nashimira abavandimwe b'i Burundi kuko barebye kure baradutanga bahita bavuga ati no ifoke tujya no mu Rwanda tukahakorera tukareba miliye yaho tukareba location zaho tukareba n'abakinnyi baho nabo tugakorana ubu noneho taska isigaye ni y'abanyarwanda bakora umwuga wa sinema wo kujya gukorera nabo i Burundi kuko nimba barabitweretse ko bashobora kuza bakahakorera nuko ko natwe turitare kuba twagenda tukahakorera nta kibazo impaka irafunguye turabavandimwe nta kibazo dufite twagenda tugakorerayo tukazana produit dukoreye tukaza tukageza ku bantu badukurikirana hanga nuko ngo ahubwo namwe abadukurikiye iryo ni ideni tubagiyemo kandi nzi yuko tuzaribavamo vuba cyane muzajya mutubora mubona ku mafoto turi kubereka turi kuri Tanganyika turi kubitira amapica menshi cyane turi hariya mu Nyakabiga turi Cibitoki turi aho hose tuzahagera kandi ntabwo ari kera cyane pe no mu bantu bazababimbura bamenye ko turi hafi no mu bantu bazababimbura kumanukayo ushobora kuba nzaba ndi uwa mbere wowe ahubwo bazahagusanga abandi kubera ko nzaba mfite uwo nsangayo yego nyine uzawisanga okay mbabwira yuko ushobora no kureba filime nshyashya igaragaramo irunga yitwa Abameni ushobora gusacinga kuri YouTube ugashaka chaîne ziriho ukaba wayikurikira ndetse na filime ziriho Brenda ni nyinshi zitandukanye na televiziyo yayivuze reka mbashimire bantu bakuru ndabashimiye cyane murakoze Imana ibahe umugisha